Yesu nashimwe, ndabasuhuje, mwaramutse neza. Uwiteka aracyakurinze mwene data, Imana iguhe umugisha wowe tubyukanye muri iki gitondo. Mu gitondo tubyuka dusenga kugira ngo twirirwe tumeze neza, twirirwe dufite ibihe byiza n'Imana. Mu gicuku hakorerwamo byinshi cyane, mu gicuku habamo intambara nyinshi, ariko Imana iba yaturinze. Rero Imana iguhe umugisha, ndakwinginze mwene data, unimba ukunda Imana, wowe ukunda Imana ugakunda n'abantu bayo, ndagusabye ngo nimba ubana nanjye ukankurikira, ndagusaba subscribe, kunkorera share ndetse na comment. Uzaba ukoze umurimo ukomeye kandi utoroshye, kuko uzaba unshyigikiye. Imana iguhe umugisha. Rero ntabwo ari ibintu bikomeye, si ibintu biremereye, ndakwinginze ubikore kubw'imbabazi z'umwami wacu Yesu Kristo, kandi Imana iguhe umugisha cyane. Muri iki gitondo rero, isengesho ryacu ry'iki gitondo, tugiye gusenga tugamburuza imigambi mibi ku buzima bwacu, imigambi mibi yagambiriwe muri uyu munsi. Turasengera mu ijambo riri muri Yobu 33, umurongo waho ni uwa 15. Haravuga ngo mu nzozi, mu iyerekwa rya nijoro, igihe abantu bashyizweyo basinziriye ku mariri yabo, niho yumvisha amatwi y'abantu, igashyira ikimenyetso ku byo ibigisha kugira ngo igamburuze umuntu mu migambi ye. Imana ishimwe cyane. Muri iki gitondo tugiye gusenga, dusengera muri iri jambo ngo Imana yo mu ijuru yongere igamburuze imigambi mibi. Wari uzi ko hari igihe Satani akorera mu bitekerezo byacu, agashyiramo ibitekerezo bibi, bigatuma tugira imigambi mibi? Muri iki gitondo ugiye kubwira Imana ngo Mana, gamburuza imigambi ya Satani yagambiriye ku buzima bwanjye. Wari uzi ko hari igihe Satani yicara akagambirira neza ikintu kibi kiri bukubeho uwo munsi, akagutega imitego, akagutega urupfu, akagutega intambara, akagutega ibyago, amakuba, akagutega amarira n'umubabaro wabyutse wishimye. Aha niho uzabyuka ugasanga wagiye, ariko wagiye unezerewe ukagaruka mu rugo ubabaye. Aha niho uzabyuka ugasanga wavuye mu rugo uri muzima ariko ugarutse urwaye. Aha niho uzabyuka ugasanga wavuye mu rugo uri muzima ariko bagaruye intumbi. Muri iki gitondo rero tugiye gusenga, usengera imigambi ya Satani, uyigamburuze mu izina rya Yesu. Hano na Bibiliya tubwira ngo Imana abantu bashyizweyo mu gicuku cya nijoro. Muri iki gitondo urabyutse, aho wari uri ntabwo hazi, ngo Imana nijya igamburuza imigambi y'abantu kugira ngo ibigishe. Iki gitondo rero Imana ikwigishe yo yonyine, ahubwo igamburuza imigambi mibi muri wowe, igamburuza ibitekerezo bibi, igamburuza iby'umwanzi yapanze, igamburuza iby'umurozi yapanze, igamburuze buri kimwe cyose, ikintu cyose kibi cyagambiriwe ku bw'uyu munsi, ikintu cyose cyagambiriwe muri iki gitondo, muri uyu munsi, kugira ngo ugubwe nabi, kugira ngo wirirwe nabi. Tugiye gusenga isengesho rigamburuza iyo migambi mibi. Tugiye gusenga isengesho rigamburuza urupfu ku buzima bwawe. Tugiye gusenga isengesho rigamburuza unanizwa. Tugiye gusenga isengesho rigamburuza inama mbi, inama z'abagome, inama z'abarozi, inama z'abapfumu. Tugiye gusenga. Bibiliya iravuga ngo ahari bazaterana, ariko sinzaterana nabo. Iki gitondo ugiye gusenga. Hari inama zabaye mu bicuku bya nijoro, hari inama zabereye ikuzimu, hari inama zabereye ahantu quelque part, hari inama zabereye mu rwihisho, hari inama zakozwe. Ariko iki gitondo nyemerera tuzamurana isengesho, tugamburuza imigambi yose y'umwanzi, tugamburuza inama zose z'umugome, tugamburuze mu izina rya Yesu. Nitumara kugamburuza ikibi, turubaka icyiza ku buzima bwacu mu izina rya Yesu. Ngo hano ijambo rirambwira ngo kugira ngo igamburuze umuntu mu migambi ye, Imana iduhe kugambirira neza, ngo niyo yumvisha amatwi y'abantu, igashyira ibimenyetso ku byo ibigisha. Imana ishyira ikimenyetso cyiza ku buzima bwawe.
twubake ibyiza muri iki gitondo. Reka dusenge kandi dusengane nawe mwene data, uzamurane nanjye hamwe isengesho. Mwami Yesu, mwana w'intama w'Imana, mutanga bugingo Mana y'ukuri, haleluya. Iki gitondo turasenze kugira ngo ugamburuze imigambi mibi yose y'ikuzimu. Iki gitondo turasenze ngo ugamburuze inama zose z'ikuzimu. Iki gitondo turasenze ngo ugamburuze abazimu n'abadayimoni. Iki gitondo turasenze ngo ugamburuze abarozi bose ku buzima bwacu. Iki gitondo turasenze ngo ugamburuze urupfu rwateguriwe ubuzima bwacu. Iki gitondo turasenze ngo ugamburuze igihombo cyose cyateguwe mu izina rya Yesu. Iki gitondo tugamburuje imigambi yose, kuko ijambo rye rivuga mwami mu Befeso, uravuga ngo dufata ibitekerezwa byose bitekerezwa ngo tukabikugomororera Kristo. Niyo mpamvu muri iki gitondo ibyagambiriwe byose mu isi y'abazima atari ibyo wagambiriye kuri twebwe, ibyo byose nibikurweho, ahubwo imigambi yawe wowe Uwiteka nisore ku buzima bwawe. Uwiteka nisore ku buzima bwa bene data, imigambi wagambiriye, kuko ijambo rimbwira ngo wowe ubwawe ntabwo tugambiriraho ibibi, ntabwo dutekerezaho ibibi, ntabwo tuvugaho ibibi, ahubwo tuvugaho ibyiza, utwaturaho ibyiza. Iyo bateranye urabatatanya, iyo bavuze urabavuguruza, iyo bagambiriye urabagamburuza. Mwami Yesu, iyo bateze urategura, iyo baturwanije urabanesha, iyo baduhize ubahiga bukware wowe, iyo baduteye inkota urayikumira, iyo baduteye mwama amabuye Uwiteka urayafata ukayakumira, iyo batujombye amagambo yewe Yesu ubatugirira neza ukaduproteja. Niyo mpamvu muri iyi saha reka imigambi yawe myiza aba ari yasohora ku buzima bwacu. Ugirire neza abantu bawe, ugire neza ubwoko bwawe, ugamburuze ikibi cyose cyagambiriwe muri uyu munsi, icyagambiriwe kuri mwene data, icyagambiriwe kuri muvandimwe, icyagambiriwe mu itorero, icyagambiriwe mu gihugu w'iseteka. Protection y'amaraso yawe nitubeho, ubwiza bwawe nibutubeho Mana. Ngaho bana natwe muri uyu munsi, ineza yawe nidutwikire, imbabazi zawe nizidutwikire, kuko uri Imana ishobora byose. Ndagushimye, nguhaye icyubahiro muri aka kanya, ni mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza, ibaramburire ukuboko kwayo kandi yongere ibubake, mwongere mwubakike bene data, mu izina rya Yesu, amen.